kane ugere ku wa gatanu. yego Abagalatiya 4 n'umurongo wa 4 kugera kuri wa gatanu haravuga ngo maze igihe gikwiye gisohoye Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Amen. Urakoze cyane. Dusimbukire muri Petero wa mbere igice cya mbere yego umurongo wa 18 tugere ku murongo wa 21. Petero wa mbere ibice cya mbere umurongo wa 18 kugera kuri 21. ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe na basekuruza banyu itari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara ariyo ya Kristo. 20 wamenywe n'Imana kera isi itararemwa ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwanyu abo yahaye kwizera Imana yamuzuye ikamuha icyubahiro kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana. Amen. Arakoze Pastor Eric, Imana imuhe umugisha. Asante. Aya niyo magambo natekereje tuganira uyu munsi. Umutwe w'ijambo tuganire hejuru y'igihe gikwiriye. Yego. Banjije gushimira abambanjirije. Mutabazi uhavuye ni umwigisha w'umwarimu mugereranya n'ijambo Salomo yanditse mu mubwiriza 12 umurongo wa 11. Hazavuga ngo amagambo y'abanyabwenge ngo ameze nk'ibihosho. Yego. Ngo n'amagambo y'abakuru b'amateraniro, abakuru b'amateraniro k'iteraniro nk'iri ngiri. Yego. Ngo ameze nk'imbereri zishimangiwe cyane. Aravuga ngo ayo magambo yatanzwe n'umwungeri umwe. Turashimira Mutabazi, numvishije ko yakoze mu gihe kiremereye yigisha mu itorero ashunze yongera kuza hano kandi natwe tumukeneye. Yego. Amena. Nongere nshime amagambo umushumba Mezake nkunda abantu yatwigishije. N'umwarimu kimwe na Mutabazi w'umunyabwenge. Yego. Shimire umushumba wacu Noah Mudagiri yatwigishije indirimbo ya Salomo, nibuka igiti cy'umutapuwa, nibuka ibyana by'ingunzu, nibuka amagambo menshi muri kiriya gitabo cy'indirimbo za Salomo. Amen. Nawe ndamushima. Ni nk'umukuru muri iki gitabo cya Salomo yavuze ngo abakuru b'amateraniro. Uyu njyewe nigeze kwikorera ishakoshi yiwe arimo kwimuka aja mu bijombo. Amen. Bagenda bahererekanya ibintu byiwe, nanjye nikoreye ibimwe mu bintu byiwe kandi nari nikoreye ishakoshi y'ibitabo. Yego. Kuko nakundaga gusoma ibitabo, nagiye mfite amatsiko ibitabo bya pastor worebamo. Ariko sinatinyuka kuyifungura, ndagenda ndayishitsa. Amen. Ikindi gihe twahuriye ahantu
hitwa kuri Kirumba yaje gushingira atwigisha umutwe n'urubavu. Icyo gihe kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi hahise none nk'imyaka nka 30 kuko nari mbyaye rimwe kandi uwo mwana afite imyaka irenga iyo. Ndashima cyane inyigisho batwigishije, ndashima abamama baza basengera ahangaha, ndashima abapasitori bose baraha, nongeye kumva Ruganza uriya yabaye umuyobozi wanje mu mashuri kandi kuri ubu ni umubyeyi wacu. Yego. Ndabashimiye cyane mwese abo nza numva ahangaha ntarabona, kawe Pasiteri Eric sindakubona ariko ndagukunda, nza numva ngukunda. Ese abo umugisha mena. Asante. Mwabaye icyitegererezo cy'amahanga. Igihe kimwe Imana yagize Yesaya icyitegererezo, kandi ibyo yamutegetse byari bikomeye, ngo amara imyaka 3 ari icyitegererezo, ngo kandi ngo azabe icyitegererezo cy'amahanga, ngo azabe icyitegererezo cya Egiputa na Etiyopiya. Natwe tubashimira kuko muri iki gihe muri icyitegererezo cy'amahanga, kumva ibihugu bimaze kuvugwa ahangaha Aimable avuze ni byinshi, byogera nko ku bihugu none ka 15 cyangwa birenga. Tuje kuri iri jambo ryacu tumaze gusoma, sinasubira mu magambo yavuzwe, ni meza, njewe hari aho nza nabika kugira ngo ntazayatakaza. Yego. Igihe gikwiriye Pawulo yanditse uru rwandiko, arwandika mu buryo bw'ubuhanga bwa teoloji hamwe n'urwandiko rw'Abaroma. Izi nzandiko zombi nizo Martin Luther yifashishije guhindura byinshi. Ni inzandiko uzusoma ukumva zirimo ibintu by'ubuhanga byimbitse. Aravuga kuri iki gice ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Amen. Ni menshi bamaze kutwigisha hejuru ya Kristo, ariko twibukanye neza hejuru y'igihe gikwiriye. Wahawe igihe cyiza gikwiriye, uzakibyaza umusaruro, ntukareke ucikwa ngo ugipfushe ubusa. Uzakibyaza umusaruro kuko cya gihe kizatambuka, kuko ibindi bihe nabyo zatambutse. Yego. Twabaye mu bihe byiza ariko byaratambutse. Twabaye mu bihe ushobora kubona ahantu twitaga ngo ni mu butayu, ariko muri iki gihe ntiwohabona. Ubutayu bw'umuntu bumaze kuba neza mu cyumba ciwe. Hari n'abadafite insengero, ngo za nsengero zigira ibyumba, ngo uzuva mu rugo ugenda uje kwiherera hano mu rugo, nuko bivugana nabo mu rugo, ugakinga urwawe rugi ntibarukoreho. Igihe gikwiriye, hari umuririmbyi waririmbye wa 415 mu gushimisha, yaravuze ngo turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, ngo none tuba twihebye. Amen. Igitero cya kabiri
aravuga ngo iyo tuza kuvuka ku ngoma ya Satani ngo none baba badukanjira itabi, baba badutafunira itabi, yego, ngo mu majosi no ku maboko huzuye impigi. Ngo ariko ibyo byose umwami Yesu yabidukuyeho ngo aduha amahoro. amena. Igihe gikwiriye cyabayeho kera mu byahishuwe Yohana 13:8 hazavuga ngo umwana w'intama watambwe ngo uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego, uriya munsi yabambwe wari umunsi wo kuzuza isezerano ngo rigaragare mu maso y'abantu, ariko yari yaratambwe kera. Kandi nzashima ijambo Pawulo yavuze mu Baefeso 1:4 aravuga ngo yadutoranyije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, kugira ngo tube abera twariheshejwe no gutambwa kwa Yesu Kristo. amena. nta gitungura Imana yari izi ko umuntu azagwa mu cyaha, umuti w'icyaha ukaba umwana wayo, imutanga isi itararemwa. Yego, twebwe tutarabaho, umuntu kuva kuri Adamu atararemwa Imana yari yaramutanze. Abana bari mu kuririmba hariya mu Rwanda, Beni na Chance, baririmbye indirimbo yabo kandi n'indirimbo yamamaye cyane, bayita ngo Yesu arakora. yego, ariko hari akantu kamwe bavuze ngo atuye inyuma y'ibihe. ariko njyewe nza ngatekereza nkumva zenda nyine bakaririmbye bifashisha ibihe banyuzemo, ariko Imana niyo nyiri ibihe. yego, ituye mu bihe, ibihe niyo ibigenga, niyo yabishizeho. reka mbabwire ibihe byatambutse bigera kuri 6. yego, tuze gutinda ku gihe tugiye kwinjiramo. hari igihe cya Adamu akiri muri Edeni ataracumura, cyitwa ko ari igihe kizira icyaha. yego, uhereye igice cya mbere mu itangiriro ukagera mu gice cya 2, icyo ni igihe Adamu na Eva babayeho mu munezero mwinshi, cyari igihe kizira icyaha. yego, mu gice cya 3 bagwa mu cyaha. icyo ni igihe cya 2 umuntu agwa mu cyaha, atandukana n'Imana, akurwaho byinshi. ubwo Satani yamubeshaga ngo azasa n'Imana, aragwa. aho niho isezerano rikomeye ryavukiye mu guhana Adamu na Eva n'inzoka. iyo usomye mu gice cya 3:15 Imana yabwiye inzoka, Imana irayibwira ati wanzoka we uzarya igitaka, uzarya umukungugu mu buzima bwawe bwose, uzagenda ukururinda hasi, uzagenda ukururinda hasi mu buzima bwawe bwose. icya 3 Imana iravuga ngo nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe,
ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana yashakaga kuvuga ko mu ruzaro rw'umugore arimo Yesu azanyura agakandagira Satani ku mutwe. Yego. Mu ruzaro rw'umugore Yesu nirwo yanyuzemo, wa mugore wacumuye, wa mugore niwe wasubiye kuzara Yesu watuzaniye agakiza. Hahandi gucumura kwatangiriye niho hahandi kandi agakiza katangiriye. Yego. Amena. Igihe cy'icyaha kibaho, hari abenshi bagera mu gihe cy'icyaha akazasa nkaho ari mu gihe cyiza, ariko abari mu gihe kibi cyane. Igihe cy'icyaha nacyo kiratambuka, hazaho igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, nicyo gihe cya gatatu. Icyo gihe cy'ubutegetsi bw'abantu bwari ubutegetsi buza kwishyira hejuru, bw'ubwibone, kwiha icyubahiro. N'icyo gihe nacyo kibaho. Igihe cya bene Nowa bari bafite ururimi rumwe, bashaka kubaka inyubako idahesha Imana icyubahiro, ahubwo ari inyubako y'ubwibone. Cyari igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, Imana igikuraho. Yego. Igihe cya kane cyari igihe cy'amasezerano, Imana ihamagara Aburahamu. Igihe cya gatanu cyari igihe cy'amategeko, Imana ihamagara Mose. Igihe cya gatandatu ni igihe cy'ubuntu. Yego. Imana itanga umwana wayo. Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16. Iri ni ijambo twatangiye kwigiraho muri Saint School. Utararivugaga baramusibyaga ntabatizwe. Hafi y'abantu benshi bigiye umubatizo iwacu, iri jambo bageragezaga kwiherera kugira ngo barifate mu mutwe. Yego. Imana itanga umwana wayo, yamutanze ari uko yakunze abari mu isi. Kandi Bibiliya zivuga ngo cyane. Nuganira n'uwanyu ukamubwira ngo ndagukunda cyane, tuzamukunda urumamo. Bibiliya iravuga ngo ntimugakundane urukundo rw'urumamo, ni urukundo rw'amagambo. Nuvuga ngo ndagukunda cyane, uzagira icyo utanga. Yego. Cyerekana urukundo. Imana gukunda abari mu isi cyane, yatanze umwana wayo umwe w'ikinege. Igihe gisohoye niho Pawulo yavuze ngo igihe gikwiriye, igihe cyagenwe kigeze, Imana yohereza umwana wayo. Yego. Abyarwa n'umugore, kandi avuka ategekwa n'amategeko, agengwa n'amategeko, kugira ngo acungure abakigengwa nayo, abagitegekwa nayo, biduhe guhinduka abana b'Imana. Yego. Pawulo yaranditse ijambo rimwe muri uru rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 26, aravuga ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Yesu yaratanzwe mu gihe gikwiriye, tubasha guhindurwa abana b'Imana. Iyo Yesu adatangwa, uyu munsi tuba twitwa iryo zina ry'icyubahiro. Ni izina
riruta amazina yose yo mu isi y'ibyubahiro. Amazina y'icyubahiro arahari, kandi hari abo Imana yasezeranyije ngo nzaguha izina ry'icyubahiro. Ariko izina twahawe ryo kwitwa abana b'Imana ni izina ry'icyubahiro gikomeye twagiheshejwe no kwitanga kwa Yesu Kristo, akaza akadupfira. Yego, amena. Igihe gikwiriye ntitugagipfusha ubusa. Iki ni igihe cyiza. Nyuma y'iki gihe hazaza ikindi gihe, kizaba ari igihe cy'umubabaro. Yego. Ni igihe cy'itorero rizazamurwa rigakurwa mu isi. Icyo ni cyo gihe cya karindwi dutegereje. Iki gihe ni igihe umukristo wese azi. Ni igihe umukristo wese atekereza akumva mu mutima wiwe harihinze. Ntabwo ari igihe cyoroshye. Igihe gikwiriye ni ukwibuka ko twacunguwe. Yego. Kwibuka ko twagaruriwe ibyo twari twaratakaje. Kwirukanywe muri Edeni bitewe n'icyaha. Yesu akuraho icyaha adusubiza muri Edeni mu buryo bwo mu mwuka. N'uyu munsi hari abenshi batandukanywa n'Imana kubera icyaha. Yego. Akaja kure. Muri Yohana wa mbere igice cya 3 umurongo wa 5 n'uwa 8, Bibiliya izitubwira ngo muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, ngo kandi nta cyaha kimurimo. Ku murongo wa 8 azavuga ngo ukora icyaha wese ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Aravuga ngo iby'umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Reka nsabe Eric adusomere irindi jambo rizarintangaza, naritekereza ngatangara, kandi si ukuritekereza gusa, nza ndibona byenda nawe uzuribona. Dusome mu Mubwiriza igice 8 umurongo wa 12. Umubwiriza 8 umurongo wa 12 ugere ku wa 14. Yego. Umubwiriza 8:12 haravuga ngo nubwo umunyabyaha acumura inshuro 100 aramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo aribo bazamererwa neza. Ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza no kuramba ntazaramba. Ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Yego. Hariho ikitagira umumaro gikorera munsi, niko kubaho abakiranutsi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranirwa, kandi habaho abanyabibi bababwaho n'ibikwiriye imirimo y'abakiranutsi. Niko kuvuga nti ibyo nabyo ni ubusa. Amen. Arakoze umushumba wacu Eric azi gusoma neza cyane. Amen. Iri jambo rizarintangaza muri iki gihe. Iyo ureba umunyabyaha karamba mu byaha,
ugasubira ukareba ukabona umukiranutsi uwo muri kumwe mu rusengero witwa ngo ni umukirisitu, ukabona imirimo imugaragaraho ni iy'abapagani. Iyo dutangajwe n'uwo muntu ntibikagutangaze kuko Yesu yarabivuze. Yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Ngo igiti cyiza cyera imbuto nziza n'igiti kibi cyera imbuto mbi. Ariko iyo uhaye ubona imirimo y'umukiranutsi irasa n'iy'umupagani, wagira gutyo ukabona umupagani bene urya wibereye hanze ukabona akoze imirimo nk'iy'abakirisitu. Niwe witonda, niwe fura, niwe ugira neza, niwe uvuga neza, niwe ufasha abandi, niwe ugirira abandi urukundo, ariko abakiranutsi batabigaragaza. Petero aza kutubwira ahangaha twasomye, aravuga ngo twacunguwe n'amaraso y'igiciro cyinshi. Aravuga ngo ntimutekereze yuko mwacungujwe ibyangirika nk'ifeza n'izahabu, ahubwo mwacungujwe n'amaraso y'igiciro cyinshi. Pawulo yaranditse mu Bakorinto mu gice cya 6, aravuga ngo mwaraguzwe, ngo kandi mwaguzwe ngo igiciro cyinshi. Aravuga ngo ayo maraso niyo atagira ibara nk'ay'umwana w'intama utagira inenge. Ejo bundi twumvishije umwana w'intama watambwe kandi agatambanwa amakondisiyo menshi, ya makondisiyo barayubahiriza, ya maraso arabacungura, ayo basize ku nkomanizo z'imiryango. Byitwa pasika y'Uwiteka. Iyo pasika bisobanurwa ngo ni ugutambuka. Gutambuka iki? Urupfu rwabanyuzeho, ababonetsweho n'amaraso, abo abasize amaraso y'umwana w'intama utagira inenge ku bihamambiro byabo, urupfu rwabanyuzeho ruratambuka. Urupfu rurabanena, urupfu ntirwabageraho, bakizwa n'amaraso. Pawulo aravuga ngo mwacungujwe n'amaraso y'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Aravuga ngo wamenywe n'Imana kera isi itararemwa, ngo ariko akerekanwa ku mperuka y'ibihe ku bwacu, ku bwanyu, abo yahaye kwizera Imana. Yesu Bibiliya itwereka kuko yatambwe isi itararemwa, ibi byose tubona bitarabaho, ariko ngo aza kwerekanwa ngo ku mperuka y'ibihe. Yego, iyi mperuka y'ibihe ni muri iki gihe cyacu. Turi mu gihe cya Kristo, turi mu gihe cy'umwami wacu Yesu Kristo. Muri ibi bihe nibyo twebwe twavutsemo. Uriya muririmbyi yavuze ngo twavutse ku ngoma ya Kristo, ngo iyo tuvuka ku ngoma ya Satani ngo tuba ducitse intege, tuba twihebye cyane. Bibiliya iravuga ngo abo yahaye kwizera Imana ngo yamuzuye, ngo ikamuha icyubahiro, ngo kugira ngo kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu ngo bibe ku Mana. Kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu biri mu Mana, mu Mana imbere. Yego, ntabwo kwizera kwacu kuri muri ibi bihugu biteye imbere. Ibyiringiro byacu ntabwo biri muri aba bantu bakomeye. Dutange nk'urugero,
umuntu uri muri Afurika ufite uwiwe hano aza yizera neza ko batamwirukana mu nzu nimba apanze, akizera neza ko atoburara, akizera ko umwana atokwirukanwa ku ishuri. Ariko njyewe ugifite abantu hariya nza mpindukira nkabwira madame nkamubwira ngo ntukaze unyizera, uza wizera Imana, ntukiringire umwana w'umuntu. Bibiri iravuga ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Yego. Ibi byose uza wiringira Imana kuko arimo binyura n'ibiduheza. Ariko unyura ku Mana akabishira ku bantu, uwo ni ikivume, niko Bibiri ivuga. Hano Yesu werekanwe, akerekanwa ku mperuka y'ibihe, ibihe bya nyuma, ibihe birangiriza ibindi, ibihe bene birya by'ubuhenebere twabwiwe mu minsi ishize tukabibwirwa na mama Dorcas. Bibiri iravuze ngo mwebwe kwizera kwanyu n'ibyiringiro byanyu bibe ku Mana, bibe biri mu Mana, fondasiyo yabyo, urufatiro rwabyo rube mu Mana. Yego. Igihe gikwiriye nzambona iyi nibature ari igihe gikwiriye cyiza Imana yaduhaye. Amena. Cyo kutwubaka, cyo kuduha imbaraga, cyo kuduha gutera imbere. Mwibuke Yesu aganira n'uriya mugore amusanze ku iriba, baganiriye amagambo menshi. Ariko mu gice cya 4 cya Yohana umurongo wa 23 yaravuze ngo igihe kiraje ngo ndetse kirasohoye, ngubwo abasenga by'ukuri ngo basengera Data mu mwuka no mu kuri, ngo kuko Data ashaka ko bene abo aribo bamusenga. Yego. Ejo bundi Pastor Mutabazi yatwigishije umusemburo w'abafarisayo, bitwereka ko ari uburyarya. Abasenga bagasenga bafite umusemburo, abo Data ntabashaka. Yego. Bibiri iravuze ngo abo Data ashaka ngo nabasengera mu mwuka no mu kuri. Abasenga z'ukuri bagasenga mu mwuka no mu kuri, bene abo nibo Data ashaka. Niba ture abashumba barimwo, abaririmbyi barimwo, abigisha barimwo, abayobozi barimwo, abamama barimwo, dusenge mu mwuka no mu kuri nta buryarya. Kuko igihe Yesu yavuze cyoba ari iki ngiki. Niba ture uyisoromemwo, uyikuremo umusaruro, uyikuremo imbaraga. Harimwo abanyabwenge bigisha cyane njyewe nkunda, bari ku rwego rwiza. Harimo ubuhamya bwiza bw'imirimo Imana yakoze, nawe ushobora gushingiraho ukizera Imana, ukiringira Imana by'ukuri. Ibyiringiro byawe no kwizera kwawe bikaba mu Mana. Nehemiya mpamya ukuri yaravuze ngo kwizera n'ibyiringiro ngo ni nk'amahasha. Dukure umusemburo ari wo buryarya mu buzima bwacu kugira ngo twinjire neza. Muri ibi bihe hari akantu Mutabazi yakozeho ejo nimugoroba cyangwa mu gitondo iyo ngiyi iwanyu.
akantu k'igisirimba nibuka igihe kimwe naje Nyamata njana n'itsinda rimwe ry'ivugabutumwa sindivuga mworimenya ngo dushikeyo aho twari dutaramiye barasirimba hashaka gutumuka nk'umukungugu bazana amazi barayamena kuko twari hanze bayamena aho ngaho bamare babandi bahabasirimba bicara muri bya biziba by'ay'amazi numva ko haza umutima urambwira ngo wowe ukoze ibi ngibi ukoreshejwe n'umwuka w'ingurube sasa uko bibaye gute kurivuruvunza mu zondo ese ibi wabitewe n'iki ngo ni uguha Imana icubahiro ntoya hari ibintu bimwe biri mu gukorwa bakagira ngo ko barahesha Imana icubahiro naho bigaragaje iyindi sura uwo ari we wa wundi numva ko umutima umbwira ngo uzananirwa usenge neza uzananirwa kuko wabitangije aho n'abandi bakandagira muri amazi akadushabukira tekereza uwo yashabukiye atabishaka yavuye aho ngaho amerewe nabi ababaye no muri iki gihe ni igihe cyo gusenga mu kuri no mu mwuka kuko bene abo ngabo aribo data ashaka ko aribo bamusenga igihe ubona abapasitori rijya jambo ryo mu mubwiriza abakiranutsi bababwaho n'imirimo y'abapagani abakiranutsi b'abapasitori abapasitori ababishopu bahaye bababwaho n'amadivorce numvishije umumama umwe asengera amadivorce cyane amadivorce y'abapasitori tiyobora guca intege urubyiruko rwacu rw'uyu munsi bavuga batese njyewe shakira iki ko abashatse nabo batazubatse abo tworebeyeho ko ingo zabo zitariho igihe kiraje ndetse kirasohoye ibihe byarabaye biratambuka n'iki gihe kirahari ariko kizatambuka hazeho ikindi gihe gikomeye ariko muri iki gihe cya Kristo muri iki gihe cyo kwegera Kristo akaguhesha kuba umwana w'Imana yerekaniwe kugira ngo duhabwe kuba abana b'Imana yanyuze mu rupfu rukomeye yanyuze mu rupfu rubabaje yanyuze mu buhanuzi yari yarahanuriwe kera isi itararemwa arabisohoza igihe gikwiriye kigeze Imana itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo abo yacunguye akabakura Pawulo yandika uru rwandiko rw'Abagalatiya yanditse byinshi byerekana by'isezerano rya kera byerekana imico ya kera byerekana ibyo abantu bagenderagamo Imana itishimira yerekana aragereranya byinshi nibwo Petero yavuze ngo ibitagira umumaro ngo twatojwe na ba sokuruza ngo ariko ngo abikuraho ngo aduhereza ubugingo buhoraho ibi bihe turimo ko turabyishimira twavuye muri Afurika tuza muri ibi bihe biteye imbere ariko nibyo bihe bifite kuyobya benshi bakayoba bakava mu Mana
ikindi gihe twabayemo tutari tuzi ariko hayibona ibihe bikomeye aho bakwereka ngo uyu yari umugore ngo yahindutse umugabo aho bakwereka ngo uyu muhungu ntakitwa umuhungu karitwa umukobwa kandi numwita umuhungu yariyise umukobwa ubizire wumve ibyo ngibyo twari tutarabibona twebwe turashaje turabasaza twari tutarabibona iwacu kandi byenda ntibiranahagera ariko hano turabibona n'amaso yacu bakakwereka ngo uyu yari umugore ngo ariko ubu ni umugabo bakakwereka ngo uyu nguyu yari umugabo ngo ariko ubu ngubu ni umugore nibyo uhaye wumva mu bihugu nka Uganda n'ibindi bihugu bihaye birwana iyo ntambara yo kwihindura abatari bo n'ibihe n'igihe kigenda gihinduka yego ibi bihe nibutse ubuhanuzi bwa kera twebwe twakunze kuba mu muhana urimo abahanuzi benshi bagiye batubwira n'ibya kera umushumba wacu yitabye Imana Eliya Mushapa yatubwiye ko hariho umwarimu umwe Imana yeretse imwereka ko inka z'imbyeyi nyinshi z'imbyeyi zibyaye zikiri imbyeyi bazonkoraho inyana zazo bazambutsa hakurya y'uruzi runini inyana zabirira hakurya na za nyina zabirira hakuno umuntu aramubwira ngo hazabaho igihe ngo abana batandukane na ba nyina ngo bazabasigara bahamagarana ari kure bari kure ubwo buhanuzi bwo muri 74 icyo gihe cyo muri 70 twebwe twari dufite nk'imyaka 11 none dore abana bari muri Afurika ko turahamagarana turi hano yego abagore bagasigara muri Afurika abagabo bakazino abagore bakaza abagabo bagasigara hari bamwe abagore baza akamasiga abana n'umugabo iyo ngiyo cyane bakaguma bagahamagarana hari umushumba umwe bambwiye bagiye kwakira gutega umugore ku kibuga c'indege ngo ashike bararira bomba abazungu bakabaza batese niki gituma babahabarira barataha bati nuko hari hashize imyaka 10 batari kumwe ariko hari harabayemo ibindi bibababaza nabyo bituma barira uyu yavuze irindi jambo rya kabiri aravuga bati dore ubwo ngubwo aho ngaho bariko babiganirira ngo barabagabo 30 aravuga ngo muri ico gihe ngo abenshi muri mwe muzaba mwaratabarutse abandi abahari atari kw'ico gihe ahari abagabo 30 29 bazagwa hasigara umwe wumva ico kintu n'ibihe bigoye ariko ibihe biratambuka
gutekereza amagambo ari mu kuvugwa muri iyi nibature ngatangara. N'inyigisho zo kwigisha itorero mu nyigisho za nyuma tuziha agaciro. Iki gihe twahawe urubuga rumwe, umuyobozi wacu amaze kuvuga bati muza mubifata nk'itorero, mubyubahe, mureke kuhasakuriza kugira ngo twumve neza icyo Imana ishaka kuvuga. Ndabashimiye. Amen. Turi mu bihe byiza bya nibature, ariko tekereza imyaka 3 irangiye turaha iyinga rya buri munsi. Iwacu twishimiraga niyinga. Kuwa gatandatu mukamesa mukitegura, ugakuraho ikintu gishobora kukubuza kuzaterana niyinga. Yego. None twageze niyinga, n'akazi rimwe niyinga, n'akabiri niyinga, kugeza n'iposho niyinga na niyinga. Tekereza nawe iyi minsi yose, buri munsi. Nigeze kubona umugabo umwe wari uvuye Uganda hariya mu Rwanda, atangiza itorero, yubaka agahema ahantu, agasenga buri mugoroba agasenga. Ako yarageza harakutwara reka. Ariko iki kiri mu kumbera igitangaza Imana yadukoreye gusenga buri munsi. Amen. Niyo ugiye mu kazi, telefone yawe uyifite, ukaguma ugategera. Umuntu utari uw'akazi ukaguma ukumva. Nicyo gituma nkomeza kubashimira, kandi byanteye gutekereza ibi bihe. Iki gihe cy'ubuntu, ejo Mutabazi yakivuzeho ubuntu, ntabwo ari ukwidamararira, ni igihe cyo kubaha Imana. Ibyo Imana yaduhaye tubibyaze umusaruro. Iki gihe ni igihe cyiza. Dore abandi barimo kwiheta, bava muri nibature bakaja no mu bitaramo bya nimugoroba nk'aho iwanyu i Burayi. Ndabashimiye cyane. Yego. Yesu werekanywe ku mperuka y'ibihe, ku bwacu, ku bwanyu, kugira ngo abo yahaye, Imana yahaye, Bibiliya iravuga ngo abo yahaye kwizera. Yesu abo yahaye kwizera Imana, abo yahaye izo mbaraga amaze kuzuka, kugira ngo kwizera kuduhindura abana b'Imana, kandi ibyiringiro byacu no kwizera kwacu bibikwe mu Mana, ntibishaganywe n'imiyaga y'iki gihe. Ejo tuzasangira ijambo Imana iherutse kumpishurira, ubwo nariko mvugana na Aimable antegura kuzigisha. Umunsi umwe nararyamye mbona iryo jambo. Amen. Kandi ndatangara, ndavuga ntese kwaha hantu nazaga mpasoma, ni gute iri jambo ntaribonaga. Umunsi wa none ngo nje kumva audio yabiriwe mu gitaramo. Numva pasiteri abaye nk'urikora ku ruhande, ararikomeretsa. Ariko neza ntiyarijanye neza ngo aryimbe neza, arigeze imuzi. Ejo tuzariganiraho. Ni ijambo riri muri Zaburi 147 n'umurongo wa 3. Iryo niryo tuzaganiraho. Mugume murisome, muritekerezeho, mushake n'irindi, muryuzuze, Umwuka Wera abahishurire. Ejo tuzariganiraho. Hallelujah.
amen tuzariganiraho. Ni ijambo ryiza, nanjye namaze kuritekereza, nariko nditekereza ngo byena nzaryigisha hano iwacu, ariko dutekereze hejuru y'iryo jambo, ejo tuzariganiraho. Tube mu bihe, ibihe biratandukanye. Hari igihe cyabaye mu wawe, hari igihe cyabaye ku mubiri wawe, hari igihe cyabaye ku mugabo, hari igihe cyabaye ku mugore, hari igihe cyabaye ku bana bawe, hari igihe cyabaye mu itorero, hari igihe cyabaye mu muryango. Ibyo bihe byose nimba utarabonye mu Imana, ni igihe kibi twita ko ari igihe kibi. Nubwo wowe ufite ifaranga, nubwo wowe ufite amazu, nubwo wowe ufite amamodoka, ariko ibyo bihe bitari mu Imana ni ibihe bibi. Ariko hari ibihe byiza Imana yagiye ituremera. Muri ibyo bihe byiza tukabyibagirwe, tukabireke, uzahore ubishima Imana. Imana igenda ikongerera ibihe byiza kuzageza igihe uzumva Yesu aguhamagaye ukabana nawe, kuko nicyo dutegereje. Imana idufashe, uzugenzura ibihe, ugenzura ibihe, tube mu bihe Yesu yatugeneye kubamo. Ntugatinde ku cyifuzo cyawe ngo ugitindeho cyane, ahubwo uzatinde ku kintu Imana ishaka gukora. Ku gihe Imana yakugeneye ugomba gukora, ukorere cya gihe uzakibyaza umusaruro, ukora icyo Imana ishaka. Imana idufashe kandi Imana ibane natwe twese. Imana yatugeneye ibihe, kandi muri ibyo bihe tubibyaza umusaruro. Mu izina rya Yesu Kristo dukunda, amen. amen asante Amen. amen Pastor Ke wazamura isengesho. Bana tukushima